kabisa ndabizi nige wakabona n'ubundi kabisa yitwa Gaju nigiye urimo kubakira hano rero murabiza hano mwaje aho mwasabye akazi ho murahazi ndashaka ko mumbwira amazina yanyu dutangire kuri wowe bakwita nde ewa nyitaye Kamasa jina langu ni Kamasa yego hanyuma wowe none se aka kazi mwigeze mugakoraho cyane wowe cyangwa se mbese uko muri aho mwigeze mukoraho kano kazi ko gutembereza abantu ba mukerarugendo mwigeze muhura nabo hari ahantu hadasanzwe mwagiye kwita ku bantu mbese ku buryo tugaragaza n'ishusho nziza cyangwa se isura nziza mu gihugu cyacu ewa ngewe ugiti cyanje ewa njyewe niko professionnel kuri nge nize hospitality ewa ibintu byo gutemereza aba mukera rugendo ngini nije number 1 nabikoze yari yasemu za Rugumbashi ewa za Brazzaville hose nagiye ngeza yo aba mukera rugendo ewa nange mu misemo nije wa mbere wazamura kampani yanyu kabisa kugego mpuzamahanga nge niko mbikora as a profession urakaze cyane reka twumvira Blesse wowe nyine rumva njyewe kamemo birashoboka imagine ndi kumwe n'umuzungu ndi kumutembereza ibintu bisawa nta hantu nigeze nkakora ariko I think birashoboka ko akazi kose nakiyaminiya tu akiyaminiya tuzabireba hanyuma wowe wambwiye ngo bitwa Jackie wowe bimeze bite murakoze cyane njyewe nk'umunyarwandakazi muramutse mumesemo kumakazi cyane kare ko nyarangiza amashuri nta burambe mfite ntabwo natangiye akazi n'ubwo ngiye kugatangira ariko mumesemo mukakama rwose nagerageza gukora neza akazi nk'umunyarwandakazi ako kantu nk'umunyarwandakazi aka kazi dukora ari nako mushaka gukora koko tuba tugomba kugaragazamo n'indangagaciro z'abanyamahanga batubonye bate ese nabo tubana mu gihugu inshuti zacu bagenzi bacu bakifuza buri gihe kumva bashaka kuruhura mu mutwe cyangwa se kwiyumva neza bakifuza kutugana ibintu nk'ibyo ngibyo urakoze twese turi abanyarwandakazi nawe ngira ngo Irumbashi nukiriyo umunyarwanda ngira ngo nazana parese muza Kongo lakini niko hapa Rwanda boss yashakaga kuvugana namwe rero reka muhamagare uze naza yatwemerera akazi kabisa ushomeri bwari bumeze nabi ibana akazi ibana ushomeri mu Rwanda ni danger ingena bangirije umwana we ngarangije kwiga ejo bundi ubungu koko baramutse bagoye akazi hano babasha gufata abakiriya b'abandi neza ebana ibazi kabisa tubonye akazi turi team nkuko ebana twaya dusokera hamwe tunywera hamwe ebana ngewe ntabwo ni ibaze aba yari umwanya w'umuntu umwe ebana kabisa ndabizi ninge wakabona n'ubundi kabisa imagine ninge wabona ngende mu professor ngende mu professionnel mu kazi kose akazi kose zibana ndagatunganya kandi ngiye nize neza ngiye ntabwo nize hano mu Rwanda buriya rero hari ikintu bajya bavuga number 1 is number 1 sibyo ubu ngubu ngiye nicanga gutya ntegereje akazi kandi abizi neza baba bakeneye umuntu ngiye umuntu wa mbere abasha kubona akazi hano ariko bakaduhereye rimwe twese turi batatu nibwo twakorana neza no usanzwe turi inshuti kuba twakorera hamwe n'ibyo bize gukora as a team nibyo bizima kandi umunyantege nk'akagenda yigira ku bandi kungo hari ibintu hafite information ziri enough zuzuye ukaba supporting cyangwa nawe hari ikintu udashoboye ukaba supporting cyangwa se n'uyu mukobwa nawe nene uko uyu we none mana yanje ntunanyegerewe uri gutabarura rusaza twatoba ko yiboneye mana yanje ariko nange nibwo namubonye kuriya nange nibwo musaza nabonye ko umva bayida we umurongo n'uriya arashaka kudutangaza umurongo n'uriya ntabwo wumva ikinyarwanda urasabwa kugenda ukicara hariya turi ku murongo hano ukuntu uzawitambukishwa ugenda ndakeka ugomba kwicara hariya
Hey! Eka. Igizwayo. Igirayo mukobwa. Igirayo. Ntubona agiye uri abarandaza guhangana nawe. Ndavuze ngo igira harahejya niho ugomba kwicara. Ntabwo nakwicara ku mitaro wawe. Ariko gukora naye bakobwa namwe muranyobera kabisa. Umunsi umwe muraye inshuti. Akani undi mwanya mukamurimo muri yana. Ubushuti mu aka kazi tuje gusaba muri mwana w'interereza. Wenda kamaze gutanga. Ko twese twatsinze ikizamini cyanditse tuje muri interview. Wabwiga ni kandi bari buze kugahano. Ihangane wigira ntavana na gukoraho kantera zira mikorobe wataye wakuye na baraka kugenda karesi ko kugerayo kabisa dada. Moroshe mu kabisa yibazo. Tutaona. Subiri. Ivugira abagone mu Rwanda umwahawe ijambo. Bitewe n'umushongore n'umwira tugira. Umuzungu w'abandi azaza wo mwakire neza. Kuvuga gufatanya n'umuzungu ugira. Umuzungu ndi utamwakira. Iki. Tekereza ariko we. Gufata neza umuntu se bisaba yani mashuri. Afa kuba afite ifaranga. Karibu boss. Icaye hano n'ubundi mukomeze mwicare imbere kuko ni mwabanje n'ubundi mwabanje Okay. Ni mwicare nyine nta kibazo. I need the water. Ni mwicare. ngira ngo se sinaba nitaye. Okay. Rero ndabasaba ko mwese mwaba mugiye hanze nkaba mvugana na manager ubundi turagenda tubahamagara. Mwakoze. Ndakabuze ko Yaka yindi imeze nka gutya unyuzurize ya raporo gatoya mvugana nawe. Ko nenda bishyize muri machine. Nta kibazo genda ubitunganya neza ndaje. Kamasa? Karame. Bo turimo turatanga akazi. Nabaye mukozi k'abantu bashobora gutembereza ba mukerarugendo cyane igihugu cyacu gikeneye icyambere kuba uzi ururimi, ikindi ufite uburambe mu kazi ngira ngo manager yababwiye, ndetse ufite n'indangagaciro. Muri ibyo ufite iki? Muri ibyo mfite byose ariko mfite ikibazo. Niwe nabonye ku muhanda. Bawo ugiye hanze ndongera ngo hamagare. Nani na riketi ariko ntagariwe kabisa. Agariwe. Mu bintu tugenderaho cyane nubwo waba ufite uburambe ku kazi, tuba dukeneye no kuba ufite indangagaciro ushobora gufata neza abantu cyane nabo utazi. Ugiye kwakira abanyamahanga, ibyo byonyine wumva hari na kimwe waba ufitemo? Kwakira abanyamahanga Wumva aka kazi wowe ukurikije n'umutima nama wawe wumva kano kazi wagakora rwose kampani yacu ikagira iterambere? bose ko naye ndi gushaka ku mazi. Nimba Baye. Oya muyi.